Haleluya, Imana nishimwe, ndabaramukije muri hatandukanye. Uyu ni umunsi mwiza kandi wo gushimiramo Imana. Ni umunsi wo kuwa gatatu tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Hanyuma turi ku munsi wacu wa 80 wa commanding your day. Imana ishimwe. Hanyuma uyu munsi urasoma muri Zaburi ibice 70 umurongo wa 6. Haravuga ngo ariko jyeweho ni umunyamubabaro n'umukene, Mana tegukuze aho ndi, ni wowe mutabazi wanjye n'umukiza wanjye, Uwiteka ntutinde. Amen. Haleluya. Uwiteka arakubwiye ngo ntari butinde. Haleluya. Yavuze ngo kuko Uwiteka jyewe ubwanjye nuzuye umubabaro, ndi n'umukene ndetse ntabwo nshoboye, ariko Uwiteka yiteguye gutabara. Yaravuze ngo niwe se w'imfubyi, niwe mugabo w'abapfakazi. Reka nkubwire, Uwiteka ni nawe umenya ubukene bwawe. Uyu mwanya yavuze ngo aragutabaye, aratebutse kugukiza, aje aho uri. Isengesho ryawe yaryumviye kure. Haleluya. Kuko niwe mutabazi, kuko niwe mukiza, kuko niwe Mana. Ntabwo itinda, ntabwo yihutiraho, ahubwo izahageze kandi igatabara. Haleluya. Imana ikugire neza muri kino gitondo. Reka nkubwire cyo kuwa gatatu, Uwiteka akoze ibikomeye ku buzima bwawe. Ngaho mushime Mana we. Uyu munsi wacu ni umunsi ukomeye, ni umunsi w'umugisha, ni umunsi wo kugera ku butsinzi. Ibyatugoraga bikuweho. Uyu mwanya dufite amashimwe. Maya ndabasheke debozo. Uwiteka nushyigwe hejuru, nuhimbazwe. Uyu munsi wa gatatu tuvuze kuri Imana igira neza. Ibyari bituremerereye ushimwe kubikuyeho, ushimwe kubimenaguye, ushimwe ko ukubise hasi ibihindizo n'inzugi by'ibyuma. Uyu mwanya duhagaze dushima, duhagaze tuvuga imirimo yawe, duhagaze tuvuga kugira neza kwawe. Izina ryawe niryogere, ibendera ryawe nirikomere, niryamamare ku isi yose. Mu izina rya Yesu tubisenze kandi tubyizeye. Amen. Yesu abagire neza. Murakoze cyane. Kugira umunsi mwiza. Uwiteka Imana ibane namwe. Amen.